ngo ikaze wakoze subscribe nawe turakora subscribe ikintu cyo gihe ngo ukore subscribe amakuru meza kandi akunogeye ajya kugira gatanu kuri gata. Uyu munsi ugiye kuganira kuri wa musore wanyu Kagarara nkuko mubizi ni umusore uvuka muri Ngoma akaba yiga kaminuza yiga ibijyanye na computer. Ni umusore uri kugenda ucuduhigo tumwe na tumwe tugiye dutandukanye kuko ubu niwe mu content creator wa mbere mu Rwanda dufite right now. Nta muntu n'umwe ubishidikanya ubu ni mu content uri gukora content zikarebwa n'abantu benshi kuko urabona ari video yakoze yarebwe na 30 hari video ejo bundi yakoze ifite 3 ni yahuye na Speed aramuchallenginga birakunda abasha no kumutsinda akona kandi nako byanditse Diamond yamwetse ko ari umwami muri content ndetse nawe akomeje kwerekana ko ari umuntu nubwo afite disability ariko ntago disability mubuza gukora ibintu nk'ibyo abantu bazima bakora cyangwa se nk'ibyo abandi bakora. Ni nacyo bashaka kwerekana kugira ngo yerekane urwego abantu bameze nkawe bafite ndetse n'ubushobozi bafite ku buryo bafite ubushobozi bwo kuba bagira ibyo babyaza umusaruro nk'abandi. Nkuko muri kubibona kuri iyi video arimo arataginga Ashton amubwira ati ngwino dukore challenge, ngwino nanjye challenging nanjye nguchallenging, ngwino turebe koko niba koko nanjye uri bunsinde. Uri kubona koko Kagarara n'umuntu uri sereye cyane, uri kubona Kagarara koko azabasha gutsinda Ashton cyangwa Kagarara nabigihorera ibyo nabive. Gusa nyine ryari Kagarara n'umuntu uba uri seriye adacika intege ukomeza kurwana avuga ati ngukina gutya. Gusa ikintu nabonye Ashton nawe yabonye video ze yazi bamutanga inzara zibona aranazira ikinga akomeza kumwereka ko amushyigikiye. Mushobora kubona Ashton mu minsi mike yagize mu Rwanda uko byagenda kose kuva Kagarara ari kugenda amwereka video amukorera buri kimwe. Ashton araza kugera mu Rwanda mu gihe gito.